Ese wari uzi inkomoko n'amateka atangaje ya karuvati, igihangano cy'abasirikari, umwenda muto ariko uhora kuri mode? Karuvati ni umwe mu myambaro mito ariko ifite agaciro gakomeye mu myambarire kandi ku isi hose. Karuvati ibera umwami n'umugaragu, ikabera umupadiri n'umupuranto, perezida arayinigiriza n'umuturage akayicinyamo, ukaba wakwibaza uti uyu muderi utagira umupaka wadukanywe nandi? Benshi mu bushakashatsi butimbitse cyane bakeka ko karuvati yadukanywe n'abasoda barwaniraga ku mafarasi bo mu gihugu cya Croatia bagiye gutanga umusada mu Bufaransa ku ngoma y'umwami Rudoviko wa 12. Abo basoda bari bafite agatambaro bambaraga mu ijosi birinda imbeho, ariko umwami w'Abafaransa Rudoviko wa 16 nawe ngo aza kuwambara mu ijosi, ariko noneho byo gusirimuka. Ijambo karavati rero ari ryo ribyara karuvati mu Kinyarwanda ngo ryaba ryaraturutse ku Bafaransa bavuze nabi ijambo Croate bivuga umunyakroatia bakavuga cravate. Gusa aha byakumvikana nk'aho karuvati yaba ari igihangano cy'Abanyaburayi cyane cyane Abafaransa, nyamara abandi banyamateka bati sibyo. Ukuri ni ukuhe rero? Kuva mu binyejana byinshi karuvati ni umwe mu myenda igaragaza umusirimu nyawe mu batuye isi hafi ya bose. Ariko si uyu muderi waba waradukanywe nande kandi ryari? Inkomoko nyayo ya karuvati ni yihe? Ese karuvati cyaba ari igihangano cy'abadozi abatwita abatayeri kuko n'ubundi aribo bazidoda? Oya, ntabwo ari bo. Uti ni bande rero badukanye uyu muderi utajya uva kuri mode? Hari abacukumbuzi b'amateka bagaragaza ko karuvati ari iya kera cyane kurusha uko benshi twabikekaga cyangwa twari twarabibwiwe. Gusa igikekwa ko ariyo karuvati ya mbere cyangwa umukurambere wa karuvati zose ntiyari karuvati iteye nk'uko tuzibona ubu mu ngeri zazo zitandukanye. Byasabye ubushakashatsi bw'igihe kirekire kugira ngo bashobore gucishiriza bamenye aho karuvati yaba yarakomotse. Iyabonetse inafatwa nk'aho ariyo ya mbere yabayeho niyo mu kinyejana cya 3 mbere ya Yezu Kristu. Abarwanyi cyangwa se abasoda b'umwami w'abami w'Abashinwa Qin Shi Huangdi bambaraga agatambaro kaboshywe muri suwa bakagapfundika mu ijosi nk'uko abasirimu bambara karuvati. Uyu mwami w'abami w'Abashinwa Qin Shi Huangdi witirirwa guhimba karuvati yavutse tariki ya 18 Gashyantare umwaka wa 259 mbere ya Yezu Kristu. Ubwo kugira ngo umenye imyaka ishize ni ugufata 259 ukongeraho 2022 ukabona ko hashize imyaka 2281. Nubwo aba basoda ba Qin Shi Huangdi bambaraga ku gatambaro mu ijosi, ntabwo kitwaga karuvati, ariko cyari ikimenyetso cy'ubukungu n'ubuhangange bw'Abashinwa b'icyo gihe n'umwami wabo Qin Shi Huangdi. N'ubu kandi karuvati iracyafite ako kantu ko kugaragaza ubukire n'ubuhangange, ari nayo mpamvu usanga mu buyobozi ku ngeri zose iza ku isonga. Tariki ya 26 Werurwe umwaka w'1974 ibibumbano byashushanyaga abasoda ba Qin Shi Huangdi byavumbuwe n'abahinzi bo mu burasirazuba bw'umujyi wa Xi'an, umurwa mukuru w'intara ya Shaanxi, aho bafukuraga iriba hafi y'aho Qin Shi Huangdi yashyinguwe mu mwaka wa 210 mbere y'iri bara turimo. Uyu mwami w'abami yari yarategetse ko napfa ingabo ze zose mu myambaro yazo ndetse zinigirije ka gatambaro mu ijosi zizahambanwa nawe kugira ngo zikomeze kumugaragira n'ikuzimu kwa Nyamuzinda. Cyakora kubw'amahirwe y'abo basirikari, abajyanama ba Qin Shi Huangdi bamwemeje kubumbisha abasirikare b'ibumba bambaye neza nkabo, bakazaba aribo bamugaragira iyo kwa Nyamuzinda. Gusa hari undi mukurambere wa karuvati wabonetse mu Baromani b'i Roma, ahaboneka ikiswe inkingi ya Trajani, la colonne de Trajan, ni mu Butaliyani bw'ubu. Umwami w'abami w'Abaromani Trajani yayoboye kuva mu mwaka wa 98 kugeza mu 117 w'iri bara turimo. Ubu hashize imyaka 1905. Uyu akaba umwe muri ba empereur b'Abaromani barabarwanyi cyane. Mu kubaka inzibutso z'intsinzi ze hari urugamba yatsinze ahitwa Dacia, rwubakirwa urwibutso rw'inkingi ibajwe mu ibuye rya marbre ikiboneka n'ubu mu murwa wa Roma. Kuri iyo nkingi hashushanyijweho abasirikare ba Trajani mu byo bari bambaye, bakaba bari banigirije igitambaro mu ijosi cyagereranywa na karuvati y'ubu. Mu minsi yakurikiyeho abategetsi n'abasirikari bakuru b'Abaromani iyo babaga bavuga imbwirwaruhame banigirizaga mu ijosi igitambaro bitaga focalium riva ku ijambo fauces
bivuga umuhogo cyangwa ijosi, nk'uko uyu munsi abameze nk'abo baba banigirije karuvati. Gusa icyari kigamijwe n'ubundi kwari ukurinda umuhogo imbeho nk'uko bimeze kuri fulari y'ubu. Wakwibaza uti none se karuvati y'umurimbo yadutse ryari? Turabanza turebaho ijambo cravate ryavuye cyangwa se ryakomotse. Byaturutse ku mivugirwe y'ijambo Croate. Croate ubundi ni izina risobanura umuturage w'igihugu cya Croatia. Iryo jambo Croate mu rurimi rwo muri Croatia barwandika mu nyuguti eshanu H, R, V, ata bigasoma Harvard. Abafaransa bo babyumvise bivugiye cravate. Iyo niyo nkomoko y'izina cravate, umunyarwanda nawe akivugira karuvati. Iri jambo rero mu Bufaransa ryatangiye gusakara guhera mu mwaka w'1650, dore ko no mu nkomoko zayo za kera haba mu Bashinwa cyangwa mu Baromani hose wari umwenda wambarwaga n'abasirikare. Mu Bufaransa rero karuvati yaramamaye, iva mu basirikare igera no mu basivili cyane cyane b'abakire. Iramamara ikwira mu Burayi bwose, ndetse batangira kugenda bayidoda mu buryo bunyuranye no mu mabara anyuranye. Mu mwaka w'1815 i Londres mu Bwongereza, icyamamare George Brummel ufatwa kugeza ubu nk'umurimbyi wa mbere cyangwa se umwongereza wa mbere wabaye rudasumbwa mu guhimba udushya mu myambarire kandi akaberwa bihebuje, yaharaye kwambara karuvati ndetse aba uwa mbere mu kuyiha ipfundo nk'iry'uyu munsi tubona na karuvati yose ifunze neza. Uyu murimbyi George Brian Brummel niwe wadukanye kwambara costume, cyane cyane kwambara ikote na karuvati, maze abagabo bose biyumvamo ubusirimu baramwigana. Umuco wo kwambara costume uburadutse uramamara kugeza bigeze n'inaha iwacu. Muri icyo gihe cyo kwamamara kwa karuvati hagati mu kinyejana cya 19, cyane cyane mu Bwongereza, ubuhanga n'ubusirimu byagaragariraga mu ipfundo ryayo, dore ko kugeza n'ubu idafungwa n'ubonetse wese. Icyo gihe mu Burayi hari imvugo yamamaye yavugaga ngo une cravate bien nouée est le premier pas sérieux dans la vie. Byari byaravuzwe n'umwanditsi w'ikirangirire akaba n'umwe mu bashyigikiye karuvati cyane, Oscar Wilde. Nyuma gato biturutse no ku iterambere ry'inganda, hadutse karuvati bise la regate, yari ndende kandi ari nto mu bugari, ikaba ariyo yabaye intambwe ya mbere yo kugana kuzambarwa ubu. Mu mwaka w'1926 nibwo karuvati yiyambarwa ubu yagezweho, idozwe n'umudozi kabuhariwe Jesse Langsdorff, akaba umunya New York wahise aba inzobere mu guhanga imideri mishya y'amakaruvati. Jesse Langsdorff niwe wazanye igitekerezo cyo gukata igitambaro imitwe yombi akayiha imfuruka ya dogere 45. Niyo karuvati dufite ubu. Abantu barayiyobotse, maze Jesse Langsdorff abona amafaranga n'udufaranga, yinjira mu rwego rw'abaherwe ba mbere muri New York y'icyo gihe. Croatia nayo, cya gihugu cyahaye karavati izina, cyemewe nk'umubyeyi wa karuvati, patrie de la cravate, ndetse kiza no kuba igihugu gifite karuvati ya mbere ndende ku isi. Uti byose byo ni ibiki? Ibyo ni ukuri, kuko kuva tariki ya 18 Ukwakira umwaka wa 2003 ku gitekerezo kimwe mu nteko z'umuco zikomeye cyane kandi yitiriwe karuvati, Academia Cravatica, hafunzwe karuvati ya metero 971 z'uburebure na metero 25 z'ubugari. Ifungwa mu gihe cy'amasaha hafi 11 bayizengurukije kuri stade ya kera y'Abaromani Amphitheatre de Pula, yashoboye kurindwa kugeza ubu nk'umurage w'amateka. Iyi karuvati kugeza ubu ya mbere ku isi yadozwe mu gitambaro cya metero 915, hakoreshwa urudodo rureshya na kilometero 120. Ikaba yaradozwe mu gihe cy'amasaha 300, ikaba ipima ibiro 450. Uyu munsi ku isi, buri munsi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu baba bambaye amakaruvati. Karuvati ikaba ikomeje kugaragaza uyambaye nk'ikimenyetso cy'uko ashaka kwihesha agaciro muri sosiyete arimo. Kereka mu gihugu cya Bangladesh niho Minisitiri w'Intebe Sheikh Hasina aherutse kubuza abakozi ba leta kwambara amakositimu harimo na karuvati mu biro, kuko ngo bibatera icyokeri bigatuma bakoresha cyane bya byuma bitanga amafu climatiseur, kandi ngo bitwara umuriro mwinshi. Iyo karuvati bivuga iba yaramusetse, kuko bitayibujije kuba ku isonga mu myambaro y'icyubahiro. Gusa abahanga ntibigeze bahagarara na rimwe guhora bashaka uburyo karuvati yakomeza gukundwa no guhora ku isonga mu myambaro itera ishema. Bituma rero bagera kuri karuvati yambarwa kugeza ubu
ariyo bise la cravate slim. Karuvati bise slim yamamaye cyane mu mwaka w'1950 no mu myaka yakurikiye. Umwihariko wayo ukaba ari uko yari nto cyane mu bugari bwayo. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yari ikirangira, abadozi ba karuvati batangiye kudoda ntoya mu rwego rwo kurondereza ibitambaro, ariko abarimbyi bo barayikunda niko kuyita slim. Ijambo slim ari naryo ryabyaye umusirimu, ryakuwe mu Cyongereza aho slim bisobanura akantu kananutse, étroit cyangwa mince. Kugira ngo babigereho bafashe ubugari busanzwe bwa karuvati isanzwe ku gice cyayo kinini bungana na santimetero 7 na milimetero 3, bagabanyaho 1 na milimetero 1, bakoramo agakaruvati slim ka santimetero 6 na milimetero 2. Duhinnye aya mateka twavuga ko inda ya karuvati yasamiwe mu Bushinwa, ikurira mu Baromani bo mu gihe cya Trajani. Umwana avukira muri Croatia ari naho akomora izina rye, nyuma arererwa mu Bufaransa, amaze kugimbuka agera mu Bwongereza, akomereza mu Butaliyani no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ubu ni icyamamare mu bihugu byose byo ku isi. Nubwo bimeze bityo ariko burya ngo kwambara karuvati si byo guhubukirwa. Hari abicaye baraganira bagena amategeko agenga bambaye karuvati. Ashobora kuba ari menshi, ariko reka nkugezeho 10 y'ingenzi. Itegeko rya mbere, kirazira kwambara karuvati udafite nibura 5,000 ku mufuka. Irya kabiri, kirazira kwambara karuvati nijoro. Irya gatatu, kirazira kwambara karuvati ukagenda urugendo rurenze iminota 20 n'amaguru. Irya kane, kirazira kwambara karuvati ukagenda wiruka n'amaguru. Irya gatanu, kirazira kwambara karuvati ukagenda ku igare. Irya gatandatu, kirazira kwambara karuvati udafite telefone nziza, smartphone. Irya karindwi, kirazira kwambara karuvati ukagenda urangarira ibyo ubonye byose mu nzira. Irya munani, kirazira kujya gusenga wambaye karuvati ukava mu rusengero udatanze ituro. Irya cyenda, kirazira kwambara karuvati ku nkweto za suplesse cyangwa inkweto zidafunze. Irya 10, kirazira kwambara karuvati utatebeje ishati. Hari andi mategeko uzi aburaho wayongeraho muri comments. Kuri Historia Space GPN turagushimiye cyane kuba ukurikiye iki kiganiro ukakigeza no ku bandi, ukora share. Ntiwibagirwe kandi gukora subscribe no gukanda hariya ku nzogera, ndetse ugakanda no kuri all kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika.